Yesu mbifurije amahoro y'Imana. Ni Aime ugarutse kuri kamera za Befeso TV, ngarutse mu mwanya w'ijambo ry'Imana, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje mwe mudahwema kudukurikirana muri hanze y'igihugu, abari Eastern Africa, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu Bushinwa, muri Korea, mu bihugu bitandukanye, n'abari mu Rwanda, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeze abe mu ruhande rwanyu. Rero n'ubundi ni Aime ugarutse kuri kamera za Befeso TV, ngarutse mu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dushima Imana yabanye natwe kandi ikaturinda mu mezi yatambutse, n'ukuri ikatugirira neza, ikaturwanirira. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umuririmbyi niwe bivuze neza, aravuga ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho, wamenya ko ari ubuntu wagiriwe, nawe ushimire iyo Mana. Dushimiye Imana rero yo kabyara yakomeje kubana natwe ikaturinda, ataruko intambara zari zibuza amakuba yari menshi, ariko Imana irabana natwe iraturinda. Tubishimiye Imana rero. N'ubundi ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo twatangira ijambo ry'Imana tutabanje kwiragiza Imana. Kadusenge, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Turagushimiye se umwami wacu Yesu, tugushimiye wowe Adonai, tugushimiye wowe ukinganagira urukingura, tugushimiye kuri isambu itarumba, tugushimiye kuri ubwuga mu buzima, tugushimiye kuri agakinga k'amakuba, tugushimiye ko ari urambura ikiganza wajya gukorana yagira ugihina, kandi tugushimiye ko ari wowe ibyo ubwira kutugirira. Si bibi ni byiza kugira ngo tureme umutima kubera ko dukunda. Izina ryawe ryongere rishyirwe hejuru mwami. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ryawe kugira ngo tubasha gucisha kuri iyi channel ya Befeso TV. Rero mwami, ijambo ryarambwiye ngo ujya kuvuga aya magambo yawe ajya abanza ave mu bidatunganye. Natwe turasenze tubanje gushima ko waturinze ukaturinda mu mezi yatambutse, ukaba utugejeje mu kwezi kwa 12 turi amahoro, na gikuba cyacitse mwami. Intambara zari nyinshi, amakuba yari menshi, byaduhigaga byari byinshi, ibyahigaga ubugingo ndetse bidasize n'umubiri byari byinshi, ariko wabanye natwe uraturengera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi rero, reka amaraso yabanza tweze kandi dutunganye, utubabarire murengezi mwiza. Turisuzumye dusanga twagenze nk'uko bikwiriye, reka imbabazi zawe zigaragare mu ruhande rwacu. Tugiye gufata uyu mwanya wo kuganira ijambo ryawe, n'ukuri nubanze tweze kandi dutunganye. Tugaye ikaze n'akaribu ngo Mwuka Wera bari utuyobora, kandi murengezi mwiza aya magambo tugiye kuganira kuri izi kamera za Befeso TV n'abadukurikiye, reka ubagire neza kandi ubarengere, agira abakura n'aho abajyana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ndabasuhuje rero, n'ubundi uko natangiye mbasuhuza, amahoro y'Imana akomeza aganze mu ruhande rwanyu. N'ubundi ni Aime ugarutse kuri izi kamera za Befeso TV, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nkomeza guhumuriza abatameze neza, muhumuriza n'ababuze ababo, umukomeze muhumure kandi mutuze. Imana iri mu ruhande rwanyu. Data ni se w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi, ashoboye byose, ntakibasha kurogoya imigambi ye. Nuhumure kandi nutuze, ukomeze wiringira Imana, utuze no mu byiringiro hari igisubizo, kubera ko Imana ishoboye byose. Rero ubuntu bw'Imana bukomeze buganze mu ruhande rwawe, kandi imbabazi z'Imana zikomeze zitegeke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndifuza ko twaganira ijambo ry'Imana, ndifuza ko tuganira ibyanditswe bibiri hano, aribyo tugiye gusoma, ubundi tugasengana Imana mu izina rya Yesu. Ndifuza ko dusoma ijambo ry'Imana hano muri Samweli wa mbere. Turasoma ibice bitatu, turasoma umurongo wa 11, hanyuma ubuntu bw'Imana buganze mu ruhande rwacu. Ndifuza ko turuze no gusomana na Zaburi y'126 ibice bitatu, ubundi tuganire kuri aya magambo y'Imana, ubundi dusengana Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo ry'Imana rirambwiye muri Samweli wa mbere ibice bitatu n'umurongo wa 11, aravuze ngo nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Kadusubiremo ijambo ry'Imana. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isiraheli, amatwi azacyumva azacura injereri. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iri jambo mwene data ndizanye muri izi mpera z'umwaka, muri uku kwezi kwa 12. Birashoboka yuko wari wihebye wibaza ati, se nanjye iyi minsi mikuru izansiga amahoro, cyangwa iyi minsi mikuru nanjye hari icyo nzabasha gufatamo. Iri jambo ndizanye kugira ngo nguhumurize nkubwire ngo Uwiteka ari icyo agiye gukora mu ruhande rwawe. Uwiteka hari intambara agiye gusesa, Uwiteka hari ibyo agiye kurema nawe, kugira ngo amatwi azabyumva cyangwa amatwi ari bubyumve yongera acura injerere mu ruhande rwawe. Nutuze umutima kandi uhumure. Hari ibyo wabonaga wasabaga ukabona ntibikunda, hari ibyo wabonaga wasengeye ukabona nta nzira, ariko muri uku kwezi kwa 12 nanje kubwira ngo
nutuze umutima kandi uhumure. Iri ni ijambo ritubwiye ngo Uwiteka abwira Samweli wo muri iki gihe ni wowe, aramubwira ngo hari icyo agiye gukora mu Bisiraheli. Abisiraheli bo muri iki gihe ni wowe, ngo amatwi ari bubyumve ari bucure injereri. Nutuze umutima kandi uhumure, hari igitangaza Imana igiye kurema mu ruhande rwawe, hari igitangaza Imana igiye gukora ku buryo babandi bagucuriye ingoni cyangwa bagucuriye imigambi mibi bari bubyumve bakibaza ati se koko nawe niwe, cyangwa koko nawe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hari amatwi agiye kubyumva akongera agacura injereri. Nutuze umutima kandi uhumure, hari abakuvuyeho, hari abaguciriye imigani, hari abavuze ko ntacyo uzimarira, ariko nanjye kubwira ngo nuhumure kandi utuze umutima. Imana iri mu ruhande rwawe, kubera ko ijambo hano ni ubuzima. Ijambo riratubwiye ngo amatwi ari bubyumve ari bucura injereri, kuko hari ikintu Uwiteka ajya akora abantu bagateranya cyangwa ugateranya inteko, ugateranya abantu kugira ngo bagufashe gushima, kandi burya muri babandi babaje kugufasha gushima siko bose baba bagukunze. Hari n'abazi bavuga ngo baragusengeye kandi ukiri mu bibazo, nibo batangiraga bakabangurira ntacyo azimarira, bakavuga ngo uriya, bagatangira bavuga ngo uriya nawe urabizi ibyo bakuvuga. Ariko nanjye kubwira ngo muri uku kwezi kwa 12 hari icyo Uwiteka agiye kurema, hari icyo Uwiteka agiye gukora, hari akayira Uwiteka agiye guca, hari abo Uwiteka agiye kuguhagurukiriza, hari amaboko yoroheje n'akomeye Uwiteka agiye guhagurutsa mu ruhande rwawe, kugira ngo ba bandi bavuze ngo ntacyo uzimarira nibabyumva cyangwa nibabona hari aho uvuye n'aho ugeze, bavuge ngo uriya nawe niwe, amatwi yabo acura injereri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nutuze umutima kandi uhumure, haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka. Uwiteka aricyo yagusigarije. Wari wihebye, wari ucitse intege, wibazaga se nanjye Mana uranzi, ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo Uwiteka arakuzi. Ikimenyetso cya mbere cy'uko Uwiteka akuzi nuko uri muzima, nuko nubwo urwaye utapfuye. Hari abarwaye ariko bapfuye, hari abarwaye bari kongererwamo umwuka kwa muganga, hari abarwaye bacitse amaguru, hari abarwaye ubu ngubu bari kongererwamo ingingo kwa muganga. Ariko wowe nubwo urwaye, ntabwo uburwayi urwaye rwo kukwica, ahubwo nuko kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hari icyo Uwiteka agiye gukora mu ruhande rwawe, amatwi ari bucyumve agacura injereri. Muri ukwezi kwa 12 mwuzanira ijambo ry'Uwiteka, mwuzaniye ubuhanuzi mu ijambo ry'Imana bukubwiye ngo hari icyo Uwiteka agiye gukora mu ruhande rwawe, amatwi ari bubyumve agacura injereri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngaho niwongere utuze kandi wongere wiringire Imana, utuze no mu byiringiro harimo igisubizo, utuze no mu bibazo wari ufite Imana yacamo inzira, utuze no mu bibazo wari ufite si ibyo kugwica, utuze no mu bibazo wari ufite Imana hari abigiye guhagurutsa. Niwizera aya magambo y'Imana, ko ijambo ryarambwiye ngo uwumva aya magambo akayakomeza ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo uwo nguwo ngo umuyaga niyo uje ntabwo unyeganyeza iyo nzu. Iyo nzu Uwiteka yavugaga ntabwo ari inzu zitubamo, ni inzu y'umwuka wera, ni inzu Imana avugaga mu buryo bw'umwuka. Umuntu ufite amagambo y'Imana, Dawidi yabivuze neza ngo nibikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Nawe iyo wibitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe, hari umuyaga niyo uje, umuyaga w'ishuheri iyo uje ntabwo kunyeganyeza, umuyaga w'ubukene, umuyaga w'uburwayi, umuyaga wo kubura urubyaro, umuyaga wo kubura urushako, iyo uje ntabwo kunyeganyeza kubera ko haba kiriho ibyiringiro. Niyo uje urawubwira ngo wa muyaga we nutuze. Rero nawe iyo nzu Uwiteka yavugaga ntabwo ari inzu yo mu buryo bw'umubiri, ni inzu yo mu buryo bw'umwuka. Nawe nanjye kubwira ngo nuhumure, nanjye kuvuga ngo nutuze umutima. Hari icyo Uwiteka agiye kurema, hari ibitangaza Imana igiye gukora. Imana igiye kuguha nawe kurya umunsi mukuru unezerewe. Imana igiye kuguha Noheli n'ubunane, kandi wabonaga nta nzira, kandi wabonaga abantu bakuvuyeho, ariko nuhumure hari amaboko mashya Uwiteka aguhagurukirije, kubera ko Uwiteka arashoboye. Uwiteka ni umunyembabazi. Ikimenyetso cy'uko ashoboye nureba imyaka umaze ku isi. Hari abo mwavukiye rimwe, hari abakurushaga ubwiza, hari abakurushaga ubutunzi, hari abakurushaga amafaranga, hari abakurushaga amashuri, hari abakurushaga kuvuga mu miryango ikomeye, bagiye ariko wowe urasigara. Ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kwizera ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye muri Samweli wa mbere ibice 3:11, ngo nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu gishya mu Bisiraheli, uzacyumva wese amatwi ye azacura injereri. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uwiteka ari cyo agiye gukora mu ruhande rwawe. Wowe ushobora kuba unkurikiranye urwaye, ushobora kuba unkurikiranye wihebye, ushobora kuba unkurikiranye wari ubuze ibyiringiro, ariko Uwiteka ari cyo agiye kurema mu ruhande rwawe. Amatwi ari bucyumva ari bucura injereri,
kubera ko Imana ishoboye byose. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyarukundo, Imana iri mu ruhande rwawe. Nutuze nuhumure, wongera wizere Imana, wongere uyihanga amaso. Muririmbyi yabivuze neza ngo ujye uyihanga amaso, ngo tuze ngo no mu byiringiro, ngo tuze no mu bikomeye harimo igisubizo. Ngo ujye uyihanga amaso, ngo igirinde abayitumbiriye ku manywa na nijoro. Nawe nuyihanga amaso, kura amaso ku bantu, ikintu cyisha abantu, ikintu gitumye abantu bavuga ngo Imana ntigikora, ikintu gitumye baracitse intege bakava ku buntu bw'Imana, bagacika intege bakaba batakizera Imana, nuko batabitse amagambo y'Imana mu mitima yabo, nuko baje kuri Kristo bashaka ibya Kristo ariko badashaka Kristo. Nakongera kubwira ngo ngera wizere Imana kandi wongere ushake Kristo abe muri wowe, we kuza ku Mana ushaka ibya Kristo. Ndabizi ari inyigisho batwigishije, batwigisha inyigisho z'ubuyobe, baratubwira ngo kwa Yesu biranagana. Nibyo biranagana, ariko ibyo kwa Yesu ntabwo bisoromwa n'ubonetse wese. Ibyo kwa Yesu bisoroma uwihanganye, biribwa cyangwa birya uwihanganye. Nawe nuhumure, wongere ugarure Imana icyizere. Ni ukuri Imana hari ikintu igiye kurema mu ruhande rwawe, hari ikintu Imana igiye gukora. Abaturanyi nibacyumva bibaze ngo ese Imana yuriya koko niyo ibikoze. Burya hari ikintu Imana igikora, abantu bagatangira bakaryana inzara, bagatangira ngo yagiye mu bapfumu. Abapfumu reka babwize ukuri bene data, abapfumu nabo bararushye. Abapfumu ntacyo bagufasha, nabo kugenda bakakurya ibyo ufite, nabo kugenda bakakurya ibyo wari usigaranye, hanyuma ugasigara wibaza ngo nageraga y'iki. Abapfumu nta gisubizo bafite, abapfumu nabo bararushye. Niyo mpamvu abenshi bagiye mu bapfumu, ndabizi hari abadukurikiranye kuri kamera za Efeso TV bagiye mu bapfumu. Abenshi bagiye barababwira, hari n'abaha igisubizo bakabwira ngo genda wizere Imana usenge, ngo twebwe ntacyo twagufasha. Abapfumu nabo barabizi ko Imana ishoboye byose, abapfumu nabo barabizi ko Imana ifite imbaraga, abapfumu nabo barabizi yuko Imana ari ikinga ntihagire ukingura, barabizi ko Imana ari ikingura ntihagire ukinga. Rero ngera wizere Imana, wiringiye abakomeye biranga, wizera abavandimwe biranga, wizera umugabo washatse biranga, wizera umugore washatse biranga, wizera abana wabyaye biranga, wizera abakomeye, wizera aba anko na ba muyomba, wizera abashangazi na ba tantine bawe, ntacyo bagufashije. Ariko ngera wizere Imana, Imana ari kigiye gukora muri iyi minsi isigaye, kugira ngo ukwezi kwa 12 kurangire twinjira mu mwaka wa 2026. Hari ibyo Imana igiye gukora mu ruhande rwawe, amatwi ari bubyumva agacurinjereri. Wowe komeza utumbira Imana kandi ukomeze kuyihanga amaso. Ikintu Imana yanga ni icyaha, ikintu Imana yanga ni abantu batizera. Wowe utandukanye n'icyaha, maze urebe Imana ngiri mu ruhande rwawe, maze urebe Imana ngira akora ikintu gikomeye, maze urebe Imana ngira gukingurira imiryango, maze Imana urebe ngira guhagurukiriza abakomeye, maze urebe Imana irongera kugutatanyiriza imigambi y'ababisha, maze urebe Imana ngira kugarura abandi bakuvuyeho kandi bakakugarurira baciye bugufi, kuko ijambo ryarambwiye ngo bazatugarukira ntituzabagarukira. Izere Imana, izere Imana mwene data, hari icyo Imana igiye gukora muri iyi minsi isigaye, kugira ngo ku kwezi kwa 12 kurangire. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nabwiye ko turi busome ibyanditswe bibiri, ubundi tugasenga, izina ry'Imana rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Kadusome irindi jambo ry'Imana riri muri Zaburi y'126. Turasoma umurongo umwe wonyine wa gatatu, ubundi tuganireho n'akanya gato, ubundi dusenga Imana. Ariko nakubwira ngo izere Imana, nakubwira ngo ngera utumbire Imana, nakubwira ngo ngera ugarurire Imana icyizere, kubera ko Imana ishoboye byose. Hari icyizere Imana yajyaga irema mu Bisiraheli, igihe Abisiraheli Imana yajyaga ibasanga kwa Farawo ikababwira ngo nzabakura mu gihugu nzabakura mu bucakara bajyane mu gihugu cy'isezerano. Bumvaga ko bikomeye, ariko ndakubwira yuko Imana yabakuyeyo bamaze imyaka 40. Mwene data ntabwo uragera aho Abisiraheli bari bageze, ariko bizeye Imana mu myaka 40. Imana ibakurayo, Imana ibakura kwa Farawo, Imana ibagirira neza, Imana ibageza mu gihugu cy'isezerano. Nawe rero nutuze umutima kandi uhumure, hari icyizere Ana yagiriye Imana. Yaramaze imyaka, Sara yaramaze imyaka myinshi ariko ari ingumba, ariko izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nekereza kutarageza ha Sara, nekereza kutarageza aha wa mugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo, nekereza kutarageza aha wari wa murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Ariko izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ongera ugarure Imana icyizere,
waba umaze umwaka umwe urwaye, waba umaze imyaka 2 urwaye, waba umaze imyaka 3 n'itanu ubona nta gisubizo, ariko naje kubwira ngo Imana uyu munsi wa none wowe dukurikiranye ku Efeso TV, hari icyo Imana yakora, hari icyo Imana yarema, amatwi ari bubyumva agacura injereri. Wowe icyo usabwa no kwizera Imana, icyo usabwa no kuva mu bidatunganye, icyo usabwa no kureka ibyaha, maze Imana ikagereka kuremera icyizere cy'ubuzima bw'ejo wazaza mu izina rya Yesu Kristo. Hari amajwi yari umaze iminsi wumva akongorera akubwira yuko utari burenga uyu mwaka 2025, ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo nutuze umutima. Iyo akurinze guhera mu kwezi kwa mbere ikakurinda ikagera mu kwa 2, kwa 3, kwa 4 paka ugeze mu kwa 12, ntabwo ubwo burwayi urwaye, ntabwo ubwo bukene ufite aribwo kukwica, ahubwo izina ry'Uwiteka riri mu ruhande rwawe kugira ngo ryamamarire kuri wowe. Nutuze umutima kandi nuhumure, nukuri ari by'Imana igiye gukora mu izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Kadusomera ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'126, turasoma 3 kumva uko havuga, maze ubundi dusenga Imana. Ijambo rirambwiye ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Iri niryo jambo nari nkuzaniye muri iyi minsi isoza umwaka, nanjye kukubwira ngo nusubize amaso inyuma urebe ukuntu Uwiteka yakwambukije mu mezi yatambutse, mu myaka yatambutse, nawe wakabaye ushimira Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo bigeragezo ufite si ibyo kukwica, ahubwo ngera ugende ukibwire icyo kigeragezo, ukibwire ngo wakigeragezo cy'ubukenewe Uwiteka yangiriye neza anyambutsa mu myaka yatambutse, kandi n'icyo gihe nari ndi mu bukene. Rero iyi minsi isigaye si Imana yananirwa kugira ngo nkure mu bukene, kubera ko ijambo riratubwiye ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ongera unezerwe, ongera unezezwe n'imirimo Imana yakoze. Imana ikakurinda, Imana yaguhaye urubyaro utari urukwiriye, Imana yaguhaye urugo utari urukwiriye, Imana yaguhaye umugabo utari umukwiriye, Imana yaguhaye umugore utari umukwiriye, Imana yaguhaye akazi keza utaragakwiriye. Iyo ni imirimo Uwiteka yagukoreye, nawe ugomba kunezezwa, wiheranwa n'agahinda kw'ibyo Imana itarakora, ahubwo ongera unezezwe n'ibyo Imana yakoze. Wongera ubwire icyo kibazo ufite kigira ati Uwiteka yankoreye ibikomeye uyu munsi, muri iyi minsi ya isigaye kugira ngo umwaka urangire nanjye ndishimye. Ongera unezezwe nuko Imana yakurinze, ongera unezezwe nuko uriho, wibabazwa nuko ari ibyo Imana itarakora, ahubwo nezezwa nuko uri muzima, nezezwa nuko Imana yakurinze, kubera ko Imana hari ibyo igiye gukora mu ruhande rwawe, hari imirimo Imana igiye gukora mu ruhande rwawe, hari umugisha Imana igiye gutanga, hari abanyamaboko Imana igiye kuguhagurukiriza, hari ubuntu bw'Uwiteka bugiye kugaragara mu ruhande rwawe, hari favor y'Imana igiye kugaragara, hari abanyamaboko Imana igiye gukura mu mpande enye z'igihugu, hari abantu Imana igiye kuguhagurukiriza bavuye mu bihugu byo hanze bakongera bakaza ku buzima bwawe. Wiheranwa n'agahinda, ahubwo ngera ubwira ko gahinduka, abwira ngo Uwiteka yankoreye ibikomeye mu myaka yatambutse, nanjye ndishimye. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ongera unezezwe n'uburinzi bw'Imana, ongera unezezwe n'agakiza Imana yaguhaye, ongera unezezwe n'uko uhumeka, ongera unezezwe n'uko Imana ikugiriye neza, ongera unezezwe n'uko Imana ikigutuje muri uyu mujyi wa Kigali. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ni ukuri Imana yaraturinze, ntabwo ubundi twakabaye duheranwa n'agahinda kw'ibyo Imana itarakora. Umuririmbyi yabivuze neza ngo ibyo itarakora si byo byamara imbaraga zo gushima, ahubwo ibyo yakoze, haleluya, ngo nibyo binsunika kunyereka yuko ibyo itarakora nabyo izabikora. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ejo bundi nabaye ndi gusenga, Imana irambwira ngo ikintu kiyibabaje ngo nuko abantu bayitinda imbere bayibwira uburemere bw'ibibazo bafite, ahubwo nk'aho bagatinze mu bibazo bayibwira gukomera kw'Imana babonye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntabwo twakabaye dutinda imbere y'Imana dusenga tuyibwira gukomera kw'ibibazo dufite, ahubwo twakabaye dutinda tubwira ibibazo gukomera kw'Imana dufite, kubera ko Imana irakomeye. Ikimenyetso cy'uko Imana ikomeye kandi Imana idukunda, nubanza usubize amaso inyuma. Ni ukuri hari abo mwavukiye rimwe bapfuye, hari abo mwavukiye rimwe batakiriho, hari abo mwavukiye rimwe ubu bari mu bubabare bw'umubiri, ariko uri muzima. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngana utuze umutima kandi uhumure, ongera wizere Imana, ongera wigarurire icyizere. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nakwifuriza nanjye niyifuriza yuko Imana yatugirira neza, ikatwambika imbaraga zo kurenga uyu mwaka 2025, ikatwinjiza 2026 tuyubaha. Hari ikintu nabonye kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana, hari ikintu nabonye gituma amasezerano Imana yaduhaye adasohora.
ni imbaraga z'icyaha. Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nkurikiranye kuri kamera z'Abefeso TV itandukanye n'imbaraga z'ibyaha, itandukanye n'ubusambanyi. Va mu busambanyi kubera ko nta mumaro, va mu bujura kubera ko nta mumaro, va kujya mu bapfumu kubera ko nabo bararushye. Wongere wizere Imana, wongere uyihanga amaso kubera ko Imana irakomeye kandi Imana ishoboye byose. Ngaho reka dusenge, wongere wizere Imana kubera ko Imana ari nyembabazi kandi Imana ni nyarukundo. Nari nkuzanira ijambo ry'Imana, mwongere wizere Imana kubera ko ari ibyo Imana ije gukora mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Uri Data twese mwiza, ndasenze ngongere utugirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo wadukoreye bikomeye, none natwe turishimye. Ngatugirire neza kandi uturengere, wongere uduhe imbaraga zo kwambuka uyu mwaka 2025 twinjire mu 2026 tukubaka kandi tukubahisha mu izina rya Yesu.